kwanza wowe reka mbanze nkubaze ubundi cyemeza yuko uyu mwana ari uwanjye ni ikihe ni ikihe nza hano njyewe nari isugi wibuka yuko ku munsi wa mbere ari wowe wansindishije ugahita untera uwo munsi reka rero nkubwize ukuri ugiye kwikura naho waruri weho na Ruferedi mumvire hano ntaho mva agenda ariko ngenda hasigara ngomba kuba nk'umugore wawe ye abikubwiye agarigara sizobyibona mudugu ibyo mbona ni ibiki ko ntari gusobanukirwa neza nyine ngibrebo nibi nakubwiraga nyine abagura hangaha n'abakobwa ariko se Mavenge ndakumva cyangwa ninde wakubwiye kujya uhindagura ibintu by'ibintu nyine umvugira ibintu bitabaye uyu ni mushiki wa Ruferedi icyo mbese ni iki ntababeshye ukuntu ibintu bimeze arashaka yuko ngo nzajya ngo umuha amafaranga ya Ruferedi ngo akaba ari we ngo uyacunga kandi Ruferedi nawe n'umwana arakuze akeneye kwigurira ipantaro ariko se mudugu reka nkubaze nawe ububiri iyo shati ko nayisize ari nzima kabuze uko ari nge wayiteye ipasi iciwe ni mvuye hanga ngiye guhaha urabona ko mvuye guhaha iyi shati ko ari nzima ko ari nge wayikwihereye iciwe ni cyakakaye none masanze n'umugore bya bindi bajye bambwira bajye bambwira uyu nguyu we ibyo ntukajya upfa kubyemera ahubwo ujye wemera ibyo ngiye nkwibwiriye hasi ntabwo bigaragara urabona uyu mugore n'umwana bavuye he uyu nguyu ni mushiki wa Ruferedi reba ukuntu uriya mwana basasha reba uruhande ntakwiyamye ubwo rero mwitonde njye mbibabwira neza ubwo ngubwo umusumari cyamanyanga yawe yarangiye na Ruferedi nibo babisobanura ntabwo nabivamo reka nigire ariko rero icyo ariko uravuga ariko uragiye rwose mva mudugu ariko ntabwo bigarukiye aha none se wa mudugudu wanyu ngo nindorereza ntwari byifashemo bite byifashe bite hagire ngo ahubwo ikintu nakubwira cyo ni kimwe byifashe mu mayunguyungu byapfiriye se kandi byapfuye byose byarapfapfanye ku rwego rw'isi none se birimo birapfira mu baturage cyangwa ni ku muyobozi mufite utabirimo fresh shabyihorera uriya mudugudu dufite uriya mudugudu ureba uriya mudugudu wacu ndamubona rero ewana abagore abakobwa abana byose arararika ikintu gipfa kuba kibasha kwinyeganyeza cyose abakeneye kuba ryamana bose kuva ku bakobwa abagore bose arararika base nkamwe nk'urubyiruko kuki mama mutanyagira ngo mbamenere ibanga y'ukuntu nyobora umudugudu wanjye wa Matyazo ubona ibintu bitagenda neza koko mbibona rwose ahubwo wa mugabo uri igitangaza kagira inkuru ubundi ngewe ubundi uranzi ntabwo nari nakwibwiye mwa Yesu Mavenge ibintu byose biba biri muri kontore buranje shaka kugenda nkamucengezamo ubwenge bwanjye ku buryo bira bintu byo kwirwa yizininga mu bakobwa byose no mu bagore bira bintu ntabwo ari byiza rero mubwiye umuyobozi wanyu nimba yatangiye kujya muri ibyo bintu abwije ukuri umudugudu wanyu uri mu marembe ese ubwo ngubwo kuko yajya muri ibyo bintu ngo abagore ngo abakobwa ngo iki umuntu umwana wese uvutse akamwifuza 25 anze ko nawe bizi baba bamuhaye mikeya kubera ko nimba umuntu umwe amukatira imyaka 25 yaba nka 75 kubera ko arashurashura cyane hasi ubundi wego mbona ukiri mutoya wagize n'Imana bakagutorera kwa mudugudu ubundi weho byitwaramo gute kuko nanjye mbaye mudugudu
Ekabura mubwire ikintu cya mbere ni icyizere. Iyo umuturage akugiriye icyizere ibintu byose birikora kuva kuri kimwe kugera ku cya 10. Ikindi nanone urukundo ukunda abantu. None se rero umudugudu wanjye abakire baturutse i Kigali niho hantu hambere baza gutura. Ubona ibintu bimeze neza, umuriro nta muntu udacana. Kubera kandi ngiye babikesha ngewe kubera urukundo bangaragarije nanjye nyuma. Mbere ku rukundo mbafite. Wavuze ko umudugudu usaba ubwo hari nabo yemerera inka akabemerera umuriro kugira ngo wagira ngo akura kure wasa cyakurere. Uzi ko ahita guca ngo bandema agafaranga ngo nzakuvuganira ngo ni ibintu byinshi. Buriya rero twatinda ahangaha byose nzabikubwira neza mbikuvire ku muzi n'umuzingo mbizamure byose mbikubwire neza kuko umudugudu uri hariya twari inshuti ariko ari gukora ibintu bihabanye n'amategeko. Ari gukora ibintu bibi cyane. Reka nkubwire rero. Ndakumva cyane pe. Buriya nta kuntu wabigenza ko mujya mu manama na ba gitifu. Uriya mudugudu njye bakawuma. Icyo washatse kuvuga njye nacyumvishe. Uracyari mutoya wowe kandi uriya muyobozi nubwo akunda abantu. Arashaje kandi wowe nta amaraso mashyashya ari amaraso arashaje. Ahubwo ikintu buriya nakubwira njyewe uriya muyobozi wanyu ibintu mwumva arimo niba uramutse ufite gihamye neza nagufasha tukaba twamweguza noneho wowe ukajya kubiyoboza kuko gitifu umurenge. Ubwo bishatse kuvuga ko nahita mba mudugudu. Kato mudugudu cyane. Reka niri ipantaro kwanoza kwa kurode nta kibazo wegerayo. None se mudugudu ndimo gutambuka mudugudu n'abagore aho nize hose mudugudu n'abagore niko se mudugudu baba barakize ko mperuka gahunda yawe idakura neza akanyoni katekuka waba warakize wenda iyo iriyanda ukaba warayiteye uriya mwana bakuzanye. Kamari ndakubona ndekubu ngende mu mazi abira rwose ibiri kumbaho nanjye byanyobeye sinzi byari byo. Ariko ibyo ari byo byose mavenge abiri inyuma rwose. Uriya munyamakuru ntago agishaka yuko aba umunyamakuru ahubwo arashaka kuyobora uno mudugudu wandorereza intwari ariko iburyo abushakamo arashaka gusiga hari ndi mu munyururu hari niko nako. None se ntupfa iki mudugudu umuntu nkuriye ntabwo yishoboye usibye ko ari umunyamakuru gusa ikintu umupfa ku buryo agukwiza ahantu hose n'igiti ko njye ntarimo kubyumva. Se buriya ngewe urabona nahawe ubuyobozi. Yego ndagushaka bugiye ndaje. None se mudugudu ndabona ari n'umukobwa uje no kugushaka ubwo nanone uragiye. Ndashaka kukwibariza umudugudu kuzi yuko nagukundaga kuko mu bana tuvindimwe bose nubizi ko ari wowe nakundaga. Sinshobora kugutererana rero ibyo bintu ngufasha iki birimo gukwira ahantu hose. Kamari kuva na kera uzi neza yuko data Kamari ari twe bana yakundwa kazaga. Akwita Kamari zanyita Kamari. Ibyo byonyine bishobora kuguha isano irenze iyo abandi bavandimwe bari bahari muri twebwe. Nta kintu rero ngewe nakuhisha kuva kera urabizi no ku ishuri pe wigize ubona n'umunsi n'uyu n'umwe hari umukobwa ngendanye ngewe ngo mbe nanabwira ngo ndagukunda ngewe umutima ukunda ntawo ngira. Reka ibyo baba bavuga nakubwiye yuko ari mavenge arashaka ubuyobozi ariko nta kundi kuntu yabigenza atangirishije mu munyururu iby'abana ibyiki. Nge nanjye mbona biza binyitura hejuru sinzi iyo bituruka biza nk'imigezi itemba nk'ibyo byose. Ngewe ndashaka kukubaza akantu kamwe waba warakize ikibazo wari ufite cyarakemutse kuri icyo kibazo nsobeza se kuri icyo kibazo kuri icyo urabona n'ubundi rega kwitonda byose aba ari ukwitonda. Muganga usuzi buriya abaganga buriya bafite ibintu byinshi barapima bagapima ariko ndarwaye ngo rero mu kurwara ariko nzakira pe
nzakira, ngenda byizeye ko nzakira pe. Ndana n'umwana w'umunyarwanda yaba twagiraga Imana ugakira wenda ibyo nibyo bagucira akaba ari byo. Ese muto amakuru ni meza. Nese mavengeweho amakuru yawe? amakuru yanjye se nayaje, amakuru yanjye ni mabi, iriya gahunda yacu itarakunda. Nta nubwo nsinzira. Buriya tugomba kugira vuba ku buryo umudugudu agomba kwemera uwo mwana byanze bikunze. Arega buriya kuba naraguteye inda, buriya naragukundaga ariko nta n'ahantu byanageraga ndacyagusubiza. Buri ibintu byose mw'iyi minsi ngenda bikumenyera, ariko umwana agomba kuba uwa mudugudu, si twabyemeranyije? Aha ndimo ndagerageza ariko umudugudu ndabona ntazi angeza aha kuko uzabyakira sinzi. Ese ubundi bigoye he? Wenda bizasabe ko tubyikorera ku mutwe cyangwa se mu mugongo, ariko agomba kubyemera. Nese mwaryamanye? Mwararyamanye ndabizi, mwararyamanye. Nese azahira he ahakana katateye inda? Nibwo mwakoresheje perezidansi uzamubwire ko perezidansi yacize. Ariko cya mudugudu ni ikigoryi. Uriya mudugudu ndamuzi, tubanye igihe. Uriya mudugudu ni inanga, ni ikigoryi ku rwego rw'isi. Tugomba kubimwumvisha akabyemera, uburyo nyine azajya areba uwo mwana akajya avuga ngo barasa. Ngewe buriya mfite ubwenge bwinshi, je suis mavenge, ubundi ngewe ntabwo nzi. Ngewe buriya ntabwo nzi, buriya narateguye. Nese ngutereta si ubizi? Wigeze uvuga oya se? Ngenda tegura. Umva n'ubundi ubu niho mvuye, ariko uzi umuntu nsanzeyo ni icyuki, ni umuzungu, niba ari umuzungu sinzi. Ariko nawe utangiraga kugenda ubishyirira. Muri se ubundi wagiye wambaye ibyo bigutiya byakurura umuntu. Aho mwagiye mumenya ubwenge, wamenye gahunda uri. Uraseka, useka. Ujya umbabarira rwose, aho wajya usirimuka. Uza kunsura wazaga wambaye iki? Si waza gusa nkaho wambaye gusa, hano ndebe ibigutiya ngo ugiye kureshya umuntu. Aho wajya umenya ubwenge. Ngagenda. Nta kibazo nyine. Ako ujya umenya ubwenge.